hari umutezi wa korasi waririmbye ngo uyu munsi dufite umugisha ngo kandi twawuhawe n'Imana ngo yari yarawutwemereye asoza avuga ngo nimuwakire namwe. Rero Imana niyo yonyine ibigena kandi nitwa niyigena byose narabibabwiye. Imana niyigena byose, ibishaka uyu munsi wava muri nyakatsi ukajya mu mabati ibuka bakunena none reba ikanzu wambaye y'umweru. Noneho mpise nibuka nambaraga ubusa, inda zaranyije, inda zigenda nk'intozi, nambara ijipo imwe n'ishati imwe, byaracikaguritse ukuntu. Ariko ku munsi wo kuwa kane ejo bundi, uyu munsi turi kuwa mbere, kuwa kane uzi ko nicaranye n'umuntu uvuye muri Amerika. Iki? Yego. Kuwa kane abantu babiri baraje bavuye muri Amerika baje kureba Claudine. Gatatu ntago nagiraga igitambaro cyo mu mutwe, nagiraga kimwe gusa, nkaja muri nibature aricyo nambaye, nkajya muri repetisiyo aricyo nambaye, nkajya mu rusengero aricyo nambaye. Niba nagize umugisha w'Imana wo gutumirwaho ndajya kubwiza, nkagenda y'icyakindi nambaye. Umunsi umwe Imana ivugana nanjye ari kuwa gatatu, ibimbwirira mu rusengero rwacu aho nsenga. Irambwira ati ndirahiriye ndi Uwiteka, nguhaye ibitambaro byo mu mutwe, si kimwe si na bibiri, nguhaye ibitambaro byo mu mutwe. Yatubwiye ngo bamaze igihe kinini bakibitegereje. Uburaba nawe hari abantu bategereje kuzamwara, hari abantu bategereje kuzaseba, hari abantu bategereje ko abana bawe batazigira imbere bazagwingira. Ubu hari abantu benshi bagutegereje ibibi, noneho hari n'abandi bagutegereje ibyiza. Jesse ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonake Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ariko si ndi jyenyine, ndi kumwe na Umukristo kwa kari hano. Ubwo nawe hose tuzabona umukozi w'Imana Claudine. Twa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera nk'uko mwabibonye ndi kumwe na Claudine, umuntu w'Imana. Claudine, karame, uri umuntu w'Imana pe. Amen. Mana amahoro igikomeze kurinde, igikomeze bane nawe, ubundi usagambe. Ni karibu nisengeshwa ngo utangire ikiganiro cyacu. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu mu minsi zose tumaze kuri iyi si. Wadukoreye ibikomeye, uraturinda ugatwiyereka, tugeze kuri iyi saha, kuri uyu munota twese turi guhumeka umwuka w'abazima. Ntuhabwe icyubahiro Mana. Nyemerera tugushimire ko duhaye aka kanya keza ko kongera kugaruka kwamamaza ubutumwa bwawe bwiza, nabwo nubishimirwe. Aya mahirwe ntago aba yagizwe na buri wese, ni icyizere uba watugiriye. Ntuhabwe icyubahiro. Ngaho tweze udutunganye, utubabarire ibyaha byose twakoze, ibyo twibuka n'ibyo tutibuka, ibyo abantu batuziho, ibyo nawe utuziho nk'Uwiteka ubitubabarire. Bityo amazina yacu uhereye none uyandukure mu gitabo cy'abazarimbuka, uyandike mu gitabo cy'abazahabwa ubugingo kuri wa musohoraho. Urakoze aka kanya twinjiyemo, ngwino ukabanemo natwe. Duheje imyuka mibi tukiri muri uyu mwanya, dukubise hasi bitakuvuga byose, imyuka yose igendera mu kirere, igendera mu butaka, igendera mu mazi yose tugayikumiriye. Duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye Mwuka Wera, duhamagaye ineza yawe, wowe n'umwana wawe ndetse n'Umwuka Wera muze muterane natwe muri iki kiganiro. Ntaba ari njye, ntaba ari David, ahubwo izina ryawe aba ariryo rigaragara hagati muri twe. Urakoze kuri Data wa twese mwiza, ca imigozi ibosha ubwoko bwawe kugira ngo babashe kudukurikira banezerewe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, tangiza gahunda bari nawe uyisoza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Claudine nonge kuko ikaze na karibu. Meze ute? Meze neza. Urasa n'Imana. Yego. Urasa n'Imana Claudine. Murakoze. Wambaye neza. Claudine ufite Bibiliya nziza. Wambaye isaha nziza. Cyane. Claudine umukozi w'Imana pe. Yego. Pasi ndabeshya. Imirimo wakoze Mana, imirimo wakoze Mana, tuyikusanyirije hamwe, tukuramburiye amaboko, ishimwe ni ryawe. Wagira ngo ndakwibukije ari byo wibutse. Yego. Yose tuyikusanyirije hamwe, icyubahiro ni cyane. Wibuka bakunena none reba ikanzu wambaye
y'umweru noneho mpise nibuka Eh. nambaraga ubusa Ihi. inda zaranyije inda zigenda nk'intozi nambara ijipo imwe n'ishati imwe Eh. byaracikaguritse ukuntu ariko uyu munsi nzi ibintu bijyanye urako Claude twamuga n'ibintu bijyanye inkweto y'umukara igitambara bakunena Imana yarakoze hari ahantu nageze barakumbwira numva ngiye kurira Yego. uzi ko nahise nza nkabikubwira Yego. ati Claude nta muntu wicaga hamwe nawe none ubu nkagize umuntu ugukora ku kanza kayanduza mwana bipfa Imana irakora hanyuma umeze ute meze neza turashima Imana cyane amababa y'Imana kuriho cyane rwose uzunguza bago David ubu ngubu jewe ndi mu mashimwe ihi ndi mu Irya mbere. mashimwe ku munsi wo kuwa kane ihi kuwa kane ejo bundi uyu munsi turi kuwa mbere kuwa kane kuwa kane uzi ko nicaganye n'umuntu uvuye muri Amerika ngo iki yego kuwa kane kuwa kane abantu babiri baraje bavuye muri Amerika baje kureba Claudine tujya kwicara munsi ya bya biti by'avoka wabonye ndabicaza ndabwati mwicare ku mabuye dusenge ibyo kuba muvuye muri Amerika ntago mbiriho Imana iba muri Amerika iba no mu Rwanda mutuze muhame hamwe dusenga barafashwa turasenga bajya mu mwuka barangije barataha bagenda kandi bishimye cyane bagiye mu rugo nta bantu bari baza oya baragarutse basanze turi gusenga basanze muri gusengera hanze muri sage ryabo yego yego gashaka rodi Imana kuriho pe Imana irakora Imana kuriho pe cyane hanyuma rero wajya gumbwira ngo ndakwanga ngo mbese David ngo kube kutanjyana ahantu ngo tugende dukorera aho ngaho umva uyu munsi wansohokanye ntako utagize yewe nuko amavuta y'umuntu Yesu aguhezagire niko abarundi bavuga abarundi baravuga ngo Yesu aguhezagire yagajyaga ambwira ariko David yabonye ikiganiro nakoranye na Innocent arangije arambwira ariko David ngiye kutanjyana ahantu heza ndi kumwe na Pastor Rabani kuri Ndumukiza TV Mariza Claudine ikibazo Claude ikibazo ngiye kukubaza kirashengera ku byo umaze kuvuga ko ubona umunyamerika atega akagwa kuri airport Kanombe akamanuka akazi Musanze aje kukureba we yumva gute ni umunezero w'Imana hari umutezi wa korasi waririmbye ngo uyu munsi dufite umugisha ngo kandi twawuhawe n'Imana ngo yari yarawutwemereye asoza avuga ngo nimuwakire namwe rero Imana niyo yonyine ibigena kandi nitwa niyigena byose narabibabwiye Imana niyigena byose ibishaka uyu munsi wava muri nyakatsi ukajya mu mabati ibishaka wava mu mabati ukajya muri nyakatsi ibishaka uyu munsi ndi kubabwira ngo nzi kwambara ibijyanye ibishaka nasubira hasi kuri rwa rwego nage ndiho David bamubwiye Imana yacu rero nigena byose abeza irabagira abantu batari beza nabirabagira nta satani igira Imana ni Imana mu bintu byose niba ari mu bantu bashimisha yego Claude urimo reka mvuge kino kintu usibye nuko abantu bambwiye ati Claudine dukunda uburyo aseka ariko njye nkunda n'uburyo uvugamo Imana cyane amen none ngewe nkunda uburyo uvugamo Imana harimo n'abantu bambwiye ngo njye mbona ngo Claudine nawe ngo yiyumva ijambo ry'Imana yaseze ngo nta kindi ngo nta zindi stress ajya ngo wasanga niyo mpamvu abyibuha nuko n'umuntu twaganira tumaze kuganira nk'iminota igera muri 40 ufate nta stress ndavuga ati bana nanjye rero Claudine yaranshatse uko mubona kuri ibyo ntagakiza aya ibintu byose umuririmbyi yaravuze ngo kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima ngo nayahawe n'umukiza wanjye ngatemba nk'uruzi abisi bo ntibayazi icyampa gasanga yahawe nawe David nawe nkwifurije amahoro y'Imana ariko Imana iri kugenda muri wowe nta bintu by'inzika nta bintu bya kamere nta bintu by'ishari nta bintu by'urwangano umuntu wese uzasangana ibintu by'ishari David wamubwira ati uyu munsi naguze kamera ukumva agize ishari uzamenye ko nta mwuka w'Imana afite umuntu ufite umwuka w'Imana ntago agirira abagenzi b'ishari ntago agira urwangano ntago agira kamere ntago arakara ahura nyine yuzuye ubwiza bw'Imana noneho wanabyibushye
nuko utaherukaga kumbona David. wabyibushye mwa Utaherukaga kumbona. cyangwa no kwambaye ikanzu. Nuko nambaye ikanzu nyine igeze ukuntu kano gakanzu nako nkabonye vuba ubu n'ubwa kabiri nkambaye. Utari kuyimpera icyubahiro se wayimpera icyubahiro ko yakoze. Bona ikiyaye Claudine. Yego. Bra nuko mvuga nk'abantu ngo twige ngo twumve ngo turere ko tuniki. Hari ibintu byinshi twagombye kwiga. Yego. Tugendeye kuri wowe dushingiye ubuzima wabayemo ubuzima abantu bamuhamya ko bakuninaga ubu nkaba nkubona none uvuze ko kantu k'abantu baba diaspora baje kugusura nkara iwanyu muri kahise kuntu bakuninaga bavuga ati ntago turi kwicara hamwe na Claudine. Hari ibintu byinshi niga. Yego. Hari ibintu byinshi niga. Oya Imana irakora David nkora nkubwira ngo Imana irakora buriya ejo bundi nyine abo badayasipora baza hari ahantu nari nagiye noneho bansangayo noneho mpita nicaga mu modoka nyine turagarukana tugera mu rugo twese turi kumwe abaturanyi bose barakangarana urumva nyine ni imodoka yicayemo umuntu uvuye muri Amerika ntago ari kandi gapfeye kubaho ni imodoka itabonana abantu bose barakangarana ngego ko mana noneho bamaze kugenda basigaye bari kumwe batumva turagutinye uhereye uyu munsi nta muntu uzongera kukuvugaho nabariya ugendanaga nabo ndababwira turetse nabariya n'abandi bazaza nanjye si inkomeye ko nkomeye ariko ya urakomeye urakomeye ngo ako kada wongeyeho ngo urakomeye umuntu watekereje kunsohoka urakomeye da urakomeye Claudine sinshaka kugutindana nshaka gutindana bitewe n'igihe dufite n'ibintu byinshi nshaka ngo tuze kuganira kuri uyu munsi sinshaka gutindana ariko mashaka kugira ngo abantu badukurikiye nk'umuntu bakunda nk'umuhanuzi bahanura bigasohora nk'umuhanuzi wabanye nawe usengera abantu bagukurikiye mbagira ngo basige nibura ijambo rimwe ubasigira ku buryo iryo jambo ryabafasha umunsi ku munsi muri urugero rwa hano kuri iyi si. Claudine kuko abantu dufite ibibazo rimwe na rimwe tukumva ko ubuzima bwarangiye ariko mu by'ukuri nibwo ubuzima buba bugize ute babutangiye sibyo cyane. Claudine mashaka ngo noneho abo bantu tugira ikintu kimwe tubasigira nabo bagenderemo muri iyi si cyane cyane uko uru rugero rwiza rwo gutangamo ubuhamya sibyo kari by'Imana itarasobanura oya izabikora oya David uriya njyewe warega ukuntu umeze ntago mbizi nimba Imana uko nyizeraga ariko n'abandi bayizeraga njye mba mbona ibintu Imana yankoreye ari byo byinshi ariko David tekereza kugira ngo umuntu uri muri Amerika utabuze ibiryo utabuze aho aryama utabuze abamukunda akatisha indege tike y'indege avuga ngo iyi tike ndayishuye nakaje umwanya wanjye ngiye kureba Claudine. Imana iba yakoze ibyo ngibyo inaniwe kuzana igihungu kivuye muri Canada kikazana ku kantu uri kunyereka gahita gashira hano ibintu bikagireka oya njye rwose mba numva iby'Imana yakoze ari byo bikomeye kuruta ibyo bindi. Nukuri ufite kwizera Claudine cyane ufite kwizera pe ufite kwizera cyane mu minsi yashize ariko subaka kantu nkavuga kavuze mwa kavugi hari umumama w'umushuti wanjye atuye hano mu mujyi Musanze ubwo ntago ari imenyanye n'abantu tuziganye ni benshi yagiraga ijipo n'ishati bisa n'umweru derere nyine nk'iyi kanzu nambaye noneho nkabireba nkumva ni byiza ndamubwira ati zino myenda wazingurisha ubwo nyine yaraye mu kantu k'agakereza ndamubwira ati zingurisha anca amafaranga y'inaniza kubera ko nyine yabonaga ko nzikunda tangije sinayamuha ubwo nyine ntayo nari mfite iyo mbanya afite mba narayamuhaye kubera ukuntu nazikundaga none mpita ntekereza kuzagura agakanzu k'umweru keza David nabikundaga kandi nakubwiye ngo ibintu byose nzajya mbikubwira none kubera ukuntu wakoze aka kantu ko kunsohokana nyine ukanjana munsi y'utuntu gutya none nibyo ntakubwiye nzabikubwira noneho ndangije ndabyihorera nkabitekereza bikanga ngira amakanzu menshi arimo umweru ariko avanzemo utundi tubara ndabyihorera noneho mu minsi ishize nta n'ukwezi kurashira ngiye kubona mbona umuntu arampamagaye agibereye i Kigali ati Claudine karame bite ni byiza amakuru ni meza ati ndashaka kuza ukansengera ndamubwira ati nta kibazo
ati se uzaba uhari igihe dusezerana umunsi arambwira ati si wakwihangana ukajya ku mutayeri akagupima none ukanyoheza ibipimo wambara tamubwira si kubera icyo ushaka ko nkoheza ibipimo nambara arambwira ati yewe genda hari akantu nshaka kuzakudodera ati mfite mu rugo none ndangije nyine nawe urumva nagiye ku mutayeri arampima turi no kuvugana turabimubwira ibipimo sinzi nkazanzanira ibintu bizute sinzi ngo ibyo bipima bishakira iki ntabyo nzi usibye ko abarokore byo tuhorana kwizerwa wumva ko nta n'umuntu wakugirira nabi abantu bageze ku kantu kitwa barokore aho bashyira akantu kavata barokore mukabamenyera narihoreye wa munsi twasezeranye araza kundeba mbona nzaniye envelope aramereza agambwira atakira ninjye wakwemereye ka kantu ngaka ndakaguhaye ngiye kweba nsangamo ino kanzu none uko nifuzaga uko natekerezaga nzayidodesha niko yaje imeze ni bya bintu imana zibyo twibwira none se ubwo David reka nkubwire niba imana igenda igakoresha umuntu akajya kugura igitambaro ushaka utabimubwiye akadodesha modeli ushaka utabimubwiye ngo nshaka modeli isa gutya akazana ikintu kigukwira iyo mana yananirwa kukubakira inzu muri uyu mujyi wa Musanze nawe ukagira inzu yawe ndabizi se iyo mana yananirwa kukwishyura ideni ufite kuri Go Bank ndabizi se iyo mana yananirwa kukuzanira umusore mugakundana ndabizi se iyo mana nsenga jewe nkundaga kubwira abantu ngo ntago ibuza bakwe ntago ibuza bagazana babyeyi mufite abana mubona baratinze gushaka muhumure imana ifite ibihwanye n'ibyo ushaka muhumure rwose imana irakora Kakorodi ufite amagambo meza amen hanyuma reka ngusaba akanya n'ubundi ubwe ryaje amagambo wanjye risigarane uze kurivuga mu kanya gatoya ni ijambo kugira ngo abantu rikomeze ribigishe hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana turasanga mu byakozwe n'intumwa ibice ni 20 ngo inshira iruma Pawulo ntihagire icyaba tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati ni ukuri uyu ni umwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye barahindura bati iyi ni Imana twakire neza amagambo y'Imana dusomye inkuru yo mugabo witwa Pawulo ndetse n'abigishwa be cyangwa se abagaragu be ntago tuzi ngo bari bagiye muri iki gihugu cyitwa Merita bagiye gukoramo iki birashoboka ko bari bagiye guhaha birashoboka ko bari basohotse nk'uko natwe twasohotse birashoboka ko bari bagiye gukora ibiganiro nk'uko natwe turi kubikora ntago nzi ngo bari bagiye gushaka iki muri iki gihugu Bibiliya ivuga ko bageze mu nzira bahuye n'imbeho ngo bahura n'imvura bahura n'ibibababaza bahura n'ibibarusha bahura n'ibintu byinshi Bibiliya irambwira ngo bagakomeza baragenda ntibacika intege ngo bageze muri iki gihugu cyitwa Merita ngo bene igihugu babagirira neza cyane babakira bose ngo kuko hari imvura ngo babacanira umuriro ngo umuriro umaze kwaka bagababwira bati ni mwote ariko ngo umugabo witwa Pawulo ngo ni umugabo wakundaga gukora cyane aravuga ati ngewe nanjye ngomba gukora kugira ngo nzagere icyo ngeraho ntago abantu baba batwakiriye mu gihugu cyabo ngo baduhe inkwi z'ubusa baduhe ishamba ry'ubusa baduhe ibibiriti baducanire gutyo gusa nanjye ntihagire icyo nkora ngafata ishoka arasa amaze kwasanga inkwi araziterateranya ngo agasigamo ikibiriti ngo zikimara gushuha havamo inshira
ngo iyi nshira imutoranya mu bandi bose imuruma ku kiganza. Bibiliya igatubwiye ngo bene igihugu ngo bahita babona icyo kintu kiri gukururuka, ngo babona icyo kintu kiri kurereta ku kiganza cye cyangwa se ku gikonjo cye, ngo bose bahita bavugana kubera ko bari basanzwe bazi ubukana bw'iyo nshira, bari basanzwe bazi ubumarigira, bari basanzwe bazi ko nta muntu n'umwe yarumye ngo arokoke. Mbese ubu hari abantu benshi bazi yuko inzara bakavuga bati iyi nzara ntabwo yashobora kuyisimbuka, bakavuga bati ibi bintu byahitanye benshi ntabwo we byamureka. Hari abantu duherutse kuganira na Kekubyigiza Kazara barambwira ngo ntizasubire kuri YouTube, barambwira ati ntuzasubire kuri YouTube rwose, dore abantu bari kuja kuri YouTube bikarangira bavuye nabi. Bati urugero nka Pasiteri Mutesi, bambwira nyine abantu benshi bagiye kuri YouTube bakabavugaho ibintu bibi bikarangira bahavuye nabi. Barambwira bati aho wageze uri kwamamara ni naho uzagera, bagusebya ntuzongere gusubiraho. Hanyuma rero n'abana bo ngo bagavuga abana bati dushingiye ku bantu inshiga zarumye bagapfa, dushingiye ku bantu inshiga yarumye bakabyimba, dushingiye ku bantu inshiga yarumye bagasabiriza, n'uyu nawe ntago ari burusimbuke, agiye kubyimba narangiza araturika apfa akindutse. Aba ariko bategereza. Bibiliya rero irambwiye ngo barategereza ngo ariko bategereza bagavuga bati uyu ni umwicanyi, uyu impamvu buriya Imana yamuhannye, buriya yakoraga umurimo w'Imana ari kwishushanya, baravuga bati buriya ni ibihano by'Imana, buri muntu wese agira ibye. 2023 ntago nagiraga igitambaro cyo mu mutwe, nagiraga kimwe gusa, nkaja muri nibature aricyo nambaye, nkajya muri repetisiyo aricyo nambaye, nkajya mu rusengero aricyo nambaye. Niba nagize umugisha w'Imana wo gutumirwaho ndajya kubwiriza nkagenda y'icyakindi nambaye. Umunsi umwe Imana ivugana nanjye ari kuwa gatatu ibimbwirira mu rusengero rwacu aho nsenga, irambwira ati ndirahiriye nduwiteka nguhaye ibitambaro byo mu mutwe, si kimwe si na bibiri, nguhaye ibitambaro byo mu mutwe. Amen. Ndangije ndataha. Ku cyumweru twari tukagira igaburo ryera, turagenda turarya turaririmba, tugisohoka mu rusengero igare rihita rinkubita rirangonga nyine nkomereka mu mutwe. Ibaze gukora impanuka ugakomereka mu mutwe gusa. Noneho ubwenge nyine bwagarutse, abarokore bantwaye bangejeje mu bitaro umusatsi wose bawukusakuse kugira bashobore kudodadoda, harimo ibipfuko bine. Naho ni ukugira Imana inyimpera ibitambaro. Ku munsi wa mbere umuntu waje kundeba yasize anguriye igitambaro c'ibihumbi 3500, arambwira ati rwose umuntu ufite ibikomere ntago yirwaga birangaje, umuyaga iyo ugiye mu bikomere ntibikira, iyo hagiye mu tuntu tw'imicanga ntibikira, ugomba kuzajya uhora ufutsemo kino gitambaro kugira ngo bitakugora. Ndikiriza uwa kabiri araza nguriye igitambaro c'ibihumbi 4, uwa gatatu araza ngurira ingofero yo mu mutwe y'icyatanu, uwa kane araza angurira agatambaro k'icyatanu. Noneho ubwo urumva nangize ibitambaro bitatu na cyakindi nanginsanganwe cya kane n'ingofero ya gatanu. Nja gusenga nubundi ari kuwa gatandatu, umuhanuzi aramanurira arambwira ngo mvuga ukuntu Imana imbwiye. Ndavuga ati rambwiye ngo si ibikomere yashakaga, si n'ibiguma yashakaga, si n'ibipfuko yashakaga, irambwiye ngo icyo yashakaga ni ibitambaro byo mu mutwe kugira wemere ko ariyo yavuganye nawe, ari nayo ivuganye nawe. Nonaha nta nkovu uzagira mu mutwe wawe, nta nkovu ngiraga. Ubutaha nzagaruka kuri kamera nasokoje mu ndebe mwese. Ariko impamvu mbivu tangiye baravuga bati impamvu Korodina yakoze impanuka, ni gute yakora impanuka agakomereka mu mutwe gusa? Ahubwo ni Imana yamuhannye, arara agasutsi bituta nijoro, bwaca mu gitondo akabisenya, akagira umusatsi muzima. Niyo mpamvu yakoze impanuka, umusatsi barawogosha. Buri wese yivugira ibye. Uyu mugabo rero nawe ngo batangiye kuvuga bati ni umwicanyi. Ni gute inshiga yamurobanuye mu bandi bose bavanye mu nzira baza bari wiruma ku kiganza? Ati ubwo nuko nyine ari umwicanyi, ni umurozi, niki? Ubu Pasiteri Labani hari abantu bazi ko gukena ari ubugoryi cyangwa ari ingeso, ari ingeso, bakavuga bati oya, ni gute umuntu ufite amaboko ufite amaguru akena? Yego,
ni gute umuntu wize akena? Ahubwo buriya ni ukwirwa yiryamiye, ntashobora no gukora. Abarokore bazi ko turi abakene, ngo ni ukwirwa ngo abarokore ngo barirukanka ngo imisozi zose ngo barazimaze, ngo niyo mpamvu bakena. Wapi? Muri muntu wese agavuga ngo bagavuga bati impamvu iyi nshinga imurobanuye nuko ari umwicanyi, nuko ari iki, baravuga ariko ngo bakibitegereje niko Bibiliya imbwiye, ngo bakibitegereje Imana imuha imbaraga, ngo iyi nshira afata ukuboko iriho ngo arazunguza azunguriza mu kwizera, ngo ahita yijugunya mu muriro, ngo inshira imuvaho. Babandi ntibamenye igihe yamuviriyeho, ngo barakomeza baravuga ariko Bibiliya igatubwiye ngo bamaze umwanya munini bategereje. Ntago nzi ngo bamaze imyaka ingahe, sinzi ngo bamaze n'iminsi ingahe, birashoboka ko ari amasaha, bigashoboka ko ari iminota bategereje, ariko Bibiliya yatubwiye ngo bamaze igihe kinini bakibitegereje. Uburaba nawe hari abantu bategereje kuzamwara, hari abantu bategereje kuzaseba, hari abantu bategereje ko abana bawe batazigira imbere bazagwingira. Ubu hari abantu benshi bagutegerejeho ibibi, noneho hari n'abandi bagutegerejeho ibyiza. Imana izatwimane rwose. Ngo barategereza bamaze umwanya munini bategereje, ngo babona nta kintu yabaye, ngo barahinduka bati iyi ni Imana. Tugiye gusenga. Wowe mubyeyi unkurikiranye, birashoboka ko hari inshira yakurumye. Amadeni yakubera inshira, ubushomeri bwakubera inshira, kutabyara byakubera inshira, kwangwa n'uwo washatse byakubera inshira, gusuzugurwa n'abo wiganye nabo byakubera inshira, kubura akazi warize byakubera inshira, guhinga ntiweze byakubera inshira, korora ntiwororokerwe byakubera inshira, kubyara ntushingire nabyo byakubera inshira, kwambara ntuberwe kandi watanze ayawe byakubera inshira. Ariko tugiye gusenga, Imana iguye imbaraga muri aka kanya. Iyi nshira yakurumye ukunkumurire mu muriro w'Uwiteka, hanyuma babandi bategereje kugiye kubyimba, babandi bategereje kugiye gukinduka, bahindura amagambo bavuge ngo iyi ni Imana. Amen. Tugiye gusenga. Amen. Tugiye gusenga abantu Imana ikore kimwe gituma bahindura amagambo. Nibyo koko bategereje ko ubushomeri buzaguhitana, nibyo koko bategereje ko uzapfa udashatse, nibyo koko bategereje ko abana bawe bataziga, bategereje yuko uzahera mu bukode. Ariko tugiye gusenga iyi nshira, Imana imanura umuriro wayo ukunkumurire mu muriro. Tugiye gukunkumura ni ukwizera, gukunkumura ni ugusenga, gukunkumura ni ukwihana, gukunkumura ni uguca bugufiya imbere y'Imana. Ugiye gukunkumurira aho uri, wowe unkurikiye uri mu Rwanda, unkurikiye uri mu mahanga, kunkumuriye inshira yakubase yakurumye, hanyuma abantu bose bategereje yuko izaguhitana bahindura amagambo bavuge ngo iyi ni Imana. Hari umugabo witwa Hamani washinze igiti, aravuga ngo iki giti cya mikono 50 turi bukimanikeho Morodekayi. Imana ngo iyo shiri yikunkumurira mu muriro mu gitondo kare, ngo Hamani agiye kumusaba umwami. Bibiliya ivuga ko umwami yahise amutegeka gutambagiza Morodekayi umunwa, ngo umurwa ngo birahinduka, ngo uyu mugabo witwa Hamani agenda amutambagiza umurwa wose. Ariko uvuga ngo uku niko bazajya bagenza umuntu wese umwami akunze kuba. Iyo bihindutse icyubahiro kiraza, iyo bihindutse abakwanze baragukunda. Iyi Imana ibihinduye, iyi nshira yakurumye imaze kukuvaho, abantu bose barakugana. Tugiye gusenga Imana aba bantu ibahindure, ikore kimwe gituma imitima y'abantu ya bose ihinduka, hanyuma bahindura amagambo bavuge ngo Imana ni Imana. Amen. Imana ni Imana. Tugiye gukora kimwe gituma abantu bavuga ngo Imana ni Imana. Amen. Mana data wa twese. Amen. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose. Hallelujah. Uri Imana yo kwiringirwa ibihe byose. Nta muntu numwe wagukoreye ngakorwe n'isoni. Nta n'umuntu numwe waje gushaka ngataha atakubonye. Nta muntu numwe wigeze guhamagara ngo wange kumwitaba. Izina ryawe nirihimbazwe. Ributse umunsi umwe umubyeyi Hana ngo yarasenze, arasenga abazimana impamvu umugabo wajya kurarana na mukeba we Penina akabyara abakobwa
abakobwa n'abahungu bavanze ariko we bararana akabura urubyaro, ngo umunsi umwe wumva gusenga k'umubyeyi witwa Hana ngo umuhereza Samweli. Bishatse kuvuga ko natwe twese nidusenga uratwumvira. Mbashije gusenga kugira ngo usubize ibyifuzo bya buri muntu wese udukurikiranye aya masaha. Uwabuze urubyaro iyi nshira uyikunkumuriye mu muriro, uwabuze ibyarya iyi shira y'inzara ukunkumuriye mu muriro, uwabuze icyo yambara iyi shira yo kutambara uyikunkumuriye mu muriro, kunkumura ishira yo kuteza, kunkumura ishira y'ibihombo. Hari abantu benshi baheze mu bukodi, iyi shira yikunkumuriye mu muriro, inzu zabo zibitabe. Turasenze cyane kugira ngo aba babuze ibyangombwa ubahereze ibyangombwa, aba bantu bose babuze ibinyabiziga ubahe ibinyabiziga. Ndasenze cyane kugira ngo buri muntu wese ugushaka uyu munsi wa none umwiyereke, umuramburire ukuboko kwawe kwiza akubone. Urakoze Mana, batarashaka ubahe gushaka, abashatse bikanga wongere ubahe gushaka, kandi Uwiteka ingo ziri gusenyuka uzubake mu izina rya Yesu. Abanyeshuri ubahe ubwenge, buri muntu wese abatarakizwa ubahe gukizwa, bari mu nzu z'imbohe ubabohore mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ugushaka umwiyereke bitewe n'uburyo agushakamo. Urakoze kuri Data wa twese, komeza kuganza, ukomeze gutegeka, ukomeze umanura amavuta, ukomeze umanure Mwuka Wera kuri njyewe, kugira ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli nkomeze kwamamaza ubutumwa bwawe kandi ujye ubugeza kure nk'Imana. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Amen, 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 amen. Claude urakoze. Reka tugusabe gutanga akanimero kawe ku bakunzi bacu. 078 078 631 631 830 830. Wamukenera Claudina kumusengana cyangwa kuzindi nama n'umunyamasengesho nk'uko mwabyiyumviye, wamwandikira, wamuhamagara mugasengana Imana ikesha icyubahiro. Murakoze, mugire ibihe byiza.